Muraho neza abakunzi bacu, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri Dream Zone TV. Ni umuhungu wanyu Aizo Indapeson Michael. Uyu munsi tugiye gusobanukirwa cyangwa se tugiye kuganira ku nzozi abantu benshi bakunze kugira. Izo nzozi nizo kurota ubukwe. Ese byaba bivuze amahirwe, impinduka, cyangwa hari ikindi bisobanura? Reka tubisobanukirwe twese hamwe, twumve icyo bishatse kuvuga cyangwa se twumve icyo bisobanuye mu magambo arambuye. Waba warigeze kurota uri mu bukwe wambaye neza abantu bose bakureba, ariko ukibaza icyo izo nzozi zishatse kuvuga? Uyu munsi tugiye gusobanura icyo kurota ubukwe bivuze mu buryo bwimbitse. Ibi bishobora gutungura benshi cyane. Ntucikwe, reka dutangire neza cyane. Dore igisobanuro nyizina cyo kurota ubukwe. Ubusanzwe kurota ubukwe bisobanura ibintu byinshi bitewe n'uko iyo nzozi imeze, n'uko wiyumvaga muri izo nzozi, cyangwa se uburyo wiyumvaga cyangwa uburyo wumvaga bimeze icyo gihe urimo uzirota. Iyo urose ubukwe uri nyirabwo, bishobora kuba ikimenyetso cy'impinduka zikomeye mu buzima, nko gutangira umushinga mushya, guhindura icyerekezo, cyangwa kwinjira mu cyiciro gishya cy'ubuzima. Ariko kandi hari igihe umuntu arota ubukwe ariko burimo ibibazo, nko kwambikwa nabi, kwibagirwa aho ubukwe buri bubere, cyangwa nta bantu babujemo. Ibi ni igihamya cy'uko hari ibintu bitagenda neza mu buzima bwawe, cyangwa impungenge zishingiye ku cyemezo runaka. Icy'ingenzi ni uko buri nzozi iba ifite igisobanuro cyayo, cyangwa se igisobanuro cyihariye gishingiye ku buryo wiyumva muri izo nzozi. Mu magambo make, kurota ubukwe bisobanura ko hari impinduka, ihuriro, cyangwa se urugendo rushya mu buzima bwawe. Ariko ibisobanuro byimbitse biterwa n'uko wiyumvaga uri muri izo nzozi n'icyo ubukwe bwari busobanuye kuri wowe. Ibyo turabisanga muri izi ngingo enye ngiye kukubwira: impinduka mu buzima, guhuza ibice bibiri by'ubuzima, urukundo n'imibanire, impungenge n'ibibazo. Ngo icy'ingenzi ni uko buri nzozi iba ifite igisobanuro cyihariye gishingiye ku buryo wiyumva, cyangwa se uburyo wiyumvaga uri kurota izo nzozi mu buzima burimo n'ibyo wibwira. Sinzi nimba aho hantu urimo urahumva neza cyane, mu buzima ndetse n'ibyo ubasha cyangwa se ugerageza kuba wagenda wibwira. Nk'uko nabivuze haruguru y'uko hari ingingo enye tuza kuba twavugaho cyangwa twavugaho imwe ku yindi, kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa neza cyane ibijyanye no kuba warota ubukwe. Izi ngingo uko ari n'ubundi nazo ndagenda ncamo gake gake ngenda nkubwira, nakongera nkazikwibutsa nimba ntacyo bitwaye cyane. Dore ko ingingo ya mbere, impinduka mu buzima; kabiri, guhuza ibice bibiri by'ubuzima; gatatu, urukundo n'imibanire; kane, impungenge n'ibibazo. Izi ngingo uzumve neza cyane, nizo nshaka kuba nagenda nkusobanurira imwe ku yindi, cyangwa se buri imwe, kugira ngo ubashe kugenda wamenya neza, umenye amakuru y'ibintu urota, nimba ujya urota ibijyanye n'ubukwe. Gusa nongera kukubwira ngo nyamuneka ukore subscribe, kandi noneho nimba wenda buno bukwe biterwa ubundi n'ukuntu wagiye uburota, bisaba yuko urubuze utangira ukuntu byagenze, kugira ngo nanjye musobanurire akantu ku kandi. Rero iyo utakoze subscribe, cyangwa se ubaye utakoze subscribe, ntabwo namenya ngo ni ibiki. Then ukajya muri comment ukanyandikira ukambwira ati rero gutya na gutya ngiye narose bimeze gutya. Ese wari ufite aya marangamutima? Ese wakangutse wumva wishimye? Wakangutse ubabaye? Byagenze bite? Byari bimeze bite? Njye mbashaka kumenya akantu ku kandi, kugira ngo mbashe kuba naguha amakuru yuzuye neza cyane. Rero reka ntangire mvuga cyangwa se nsobanura ingingo ya mbere muri izi ngingo enye nabateguriye navuze haruguru. Impinduka mu buzima. Ngo ubukwe bushobora guhagararira impinduka ziri hafi mu buzima bwawe, nk'umushinga mushyashya cyangwa ikindi kintu gishya ushobora gutangira. Ku kantu kumve neza cyane, ubukwe bushobora guhagararira impinduka ziri hafi mu buzima bwawe, nk'umushinga mushya cyangwa ikindi kintu gishya ushobora gutangira. Iyo ni ingingo ya mbere. Reka tujye ku ngingo ya kabiri tudatinze cyane. Guhuza ibice bibiri by'ubuzima. Ibi bishatse kuvuga ngo ubukwe ni ikimenyetso cyo guhuza ibintu bibiri, nko guhuza amarangamutima n'ubwenge, ibyifuzo n'intego, cyangwa ibitekerezo byawe n'icyerekezo ufite. Iyo urose ubukwe bishobora gusobanura yuko hari ibintu bitandukanye
ugiye gukoramo cyangwa se ugiye gukomatanya kugira ngo utere imbere. Kandi kumve neza cyane ngo iyo urose ubukwe bishobora gusobanura yuko hari ibintu bitandukanye ugiye gukomatanya cyangwa se gukorera hamwe kugira ngo ubashe kuba watera imbere cyangwa se wakiteza imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hano hantu mba nshaka ko buri kimwe cyose ugenda ucyumva neza cyane. Urumva tumaze gusobanura ingingo ebyiri, dusigaje izindi ebyiri nazo ndashaka ngo muzumve neza cyane kandi muziteho. Ariko nyamuneka ndakomeza nkubwira ngo we mushasha ndetse nawe musangwa ngo mukore subscribe, nicyo kintu cy'ingenzi cyane. Ukore subscribe then ujye muri comment utwandikire inzozi wifuza kuba wamenya cyangwa se wafataho amakuru ubundi tugusobanurire hano kuri Ghetto Challenge ndetse n'umuhungu wanyu Aizo in the Preston. Muriko nk'ibisanzwe mwabyanga mubyemera. Rero reka dukomeze tujya ku ngingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu, urukundo n'imibanire. Hari igihe inzozi z'ubukwe ziba zishingiye ku byiyumvo ufite ku rukundo. Niba uri mu rukundo cyangwa ukunda gutekereza ubukwe, izo nzozi zishobora kuba zaturutse cyangwa se kuba zituruka ku marangamutima yawe cyangwa ibyo wifuza. Nizeye ko ino ngingo muri kuyumva neza cyane, cyangwa se mbe nabashaka kuba nayisubiramo bakunzi bacu. Reka mbasubiriremo kugira ngo dukomeze kugenda tuyumva neza cyane. Ingingo ya gatatu, urukundo n'imibanire. Ngo hari igihe inzozi nk'izi z'ubukwe ziba zishingiye ku byiyumvo ufite ku rukundo. Niba uri mu rukundo cyangwa ukunda gutekereza ubukwe, izo nzozi zishobora kuba ziturutse cyangwa se zishobora kuba ziva ku marangamutima yawe cyangwa ibyo wifuza. Nizere ko musobanukiwe iyo ngingo ya gatatu. Nta gutinda, reka tujye ku ngingo ya kane. Reka tujye ku ngingo ya kane ari nayo ya nyuma twikomereze. Ngo niba ubukwe warose bwasaga nabi cyangwa se bwarasaga nabi cyane cyangwa se bujemo ibibazo, bishobora kugaragaza impungenge, gushidikanya cyangwa ibibazo ufite ku buzima bw'urukundo cyangwa se ku cyemezo gikomeye uherutse gufata cyangwa se ugiye gufata. Hano hantu humve neza cyane. Ingingo ya kane, impungenge n'ibibazo, iravuga ngo cyangwa se bisobanuye ngo niba ubukwe warose bwasaga nabi cyangwa se ubukwe warose bwarasaga nabi burimo ibibazo, bishobora kugaragaza impungenge, gushidikanya cyangwa se ibibazo ufite ku buzima bwawe bw'urukundo cyangwa se nanone ku cyemezo gikomeye uherutse gufata cyangwa ugiye gufata. Bakunzi bacu tuba dushaka ngo mubyumve neza cyane, mwumve ukuntu ibintu bigenda gake gake kabisa. Ahangaha rero wenda nk'umuntu ufunguye ikiganiro higeze ahangaha turimo turavuga ku bijyanye no kuba umuntu yarota ubukwe, kwa kundi umuntu aryama agasinzira then akarota. Ya rero iyo urose ubukwe hari ibintu byinshi cyane biba bisobanuye mu buzima bwawe uba ugomba kuba wamenya. Rero iyo wifuje kugira byinshi cyane umenya, nyine uza hano kuri Ghetto Challenge tukabikugiramo tugakunyuriramo ukumva ukuntu bigiye bimeze. Ya rero twaherekare n'ubundi, reka dukomeze tugenda dusa nk'abagana ku musozo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Tugana ku musozo, nguko uko inzozi kurota ubukwe zishobora gusobanura n'uburyo butandukanye bitewe n'uko wazirose cyangwa se n'uburyo wiyumvaga igihe wazirotaga. Icy'ingenzi ni uko buri nzozi igiye ifite ubutumwa cyangwa se igiye ifite ubusobanuro bwayo. Niba warigeze kurota ubukwe wumvaga umeze ute? Waba ubyibuka neza? Twegere mu gice cyacu cy'inyandiko cyangwa se aho bita muri comment mu ndimi z'amahanga, utubwire uko byagenze maze tugerageze bisobanura neza cyane kandi tubisobanurire hamwe. Ntuze kuba wakwibagirwa kuba wakora like hano guca hari akantu k'akapfunsi cyangwa se k'agacensi, ugende ukandeho kugira ngo bigaragare ko video yacu wayikunze cyane. Video yacu uze kuba wayisangiza abandi cyangwa se bagenzi bawe nabo babashe kuba babona ibi bintu, nubona wabikunze ubisangiza abandi. Mu ndimi z'amahanga babyita share cyangwa se gusharinga. Wibuke gukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi bisobanuro by'inzozi zabakorera iminsi iri imbere. Nyamuneka nimukajya mucikwa na bino
biganiro tubagezaho cyangwa se n'ubusobanuro bw'indoto, dore ko biba ari byiza cyane kugenda umenya ibintu wagiye urota bigiye bitandukanye, kuko ibyinshi usanga bituzaniye ubutumwa mu buzima bwacu, cyangwa se ugasanga biratuburira, cyangwa se ugasanga biri kuduteguza yuko hari ibintu byiza bigiye kutubaho cyangwa se ibibi. Rero bibaye byiza ukajya umenya buri kimwe byajya biba ari byiza cyane kandi byazajya bigufasha. Rero gukora like ni ingenzi, gukora share ni ingenzi cyane, subscribe noneho byo ni ingenzi cyane. Rero ndabashimiye mwebwe twabanye guhera ku munota wa mbere ikiganiro gitangira kugeza kano kanya. Murabe ingenzi kandi muraba agaciro mu buzima bwacu. Mu by'ukuri nshimiye umuryango mugari wa Geto Challenge rwose, ntago mujya muhema kutwereka urukundo ndetse no kudufasha buri kimwe cyose. Wifuza kuba wavugana nanjye, nimero yanjye ni 078 49 7 541. Iyo nimero iba kuri WhatsApp, ntago byakunda ko uyihamagara. Niba wishimiye ibiganiro byacu, ukomeze udushyigikire buri kimwe cyose, ukomeze udusapotinge uko ushoboye, ni iby'agaciro kandi turabikunda cyane. Reka duhe utaha mu kindi kiganiro, nawe ujye muri comment utwandikire utubwire icyo wifuza ko twakubwira cyangwa se ibyo twagusobanurira. Reka duhe ubutaha. Ciao ciao.